Ntabwo byoroshye, abanyarwanda tumenyereye kuba turi hamwe mu bihe nk'ibi, tugafatanya, tugahuza imbaraga zacu twese. Ibi tubikora mu mihango ku rwego rw'igihugu no mu bindi bikorwa nk'urugendo rwo kwibuka n'ijoro ry'icyunamo n'ibiganiro aho dutuye. Ariko ibi bihe turimo bidasanzwe ntibishobora kutubuza kuzuza inshingano yo kwibuka no guha icyubahiro abo twabuze no gukomeza abarokotse. Hahindutse uburyo bw'ibikorwa gusa. Uyu munsi turibuka amahano twanyuzemo n'ibyo twatakaje, umuntu ku giti cye n'igihugu. Tuzakomeza kwigisha abanyarwanda babyiruka ubu n'abazakurikiraho ibyabaye ku gihugu cyacu n'amasomo twabikuyemo. Aya masomo turayashyira mu bikorwa kugira ngo azagirire akamaro abazadukomokaho. Ibi byose twize mu mateka yacu ni ibikomeza ubumwe bwacu, birimo agaciro k'ubuyobozi bwiza bwita ku mibereho y'abenegihugu. Twamenye akamaro ko gukorera hamwe tukubaka ejo hazaza habereye abanyarwanda bose. Ubudatezuka n'umutima w'impuhwe biranga abanyarwanda bizakomeza kudufasha mu kunyura mu bibazo bishya duhura nabyo, harimo n'ibyo muri iyi minsi. Abatuye kuri iyi si twese duhuriye kuri byinshi ku buryo ubuzima bwacu ari urusobe. Tuzakomeza rero gutanga umusanzu wacu kugira ngo iyi si irusheho kuba nziza, dusangira amateka yacu n'ibitekerezo bifasha guhanga ibishya dukura mu muco wacu n'abo bishobora kugirira akamaro bose. Kugira dutya ni ukongera icyizere gituma turushaho kuba abantu bazima, kandi kitwibutsa ko nta muntu umwe wenyine wigira. Ndabashimira rero mwese, murakoze. Imana ibahe umugisha.